nkumva ibyiza by'u Rwanda. mu rwego rwo kurushaho kumenya amateka y'u Rwanda, akarere ka Nyanza ku bufatanye n'inama y'igihugu y'urubyiruko ndetse n'umuryango ACOL babateguriye igikorwa cya Tembera Nyanza kigamije kumenyekanisha inzira ndangamateka cultural trails zashyizweho ku rwego mpuzamahanga nk'inzira zo gutemberaho n'amaguru. Kuri iyi nshuro abitabira iki gikorwa barahurira kuri Vista Center imbere y'iposita. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe kuri mwese mudukurikiye muherere mu ntara zigiye zitandukanye, waba uherere mu ntara y'amajyepfo, intara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Tayari aka kanya nawe twibereye ku gicumbi cy'umuco. Nindivuga ku gicumbi cy'umuco murahita mwumva uburyo tugiye no kwinjiramo neza cyane. Amakuru yanyu muratangiye mutwibwira ndetse mutubwire nabo muri. Murakoze cyane, nitwa Ntakirutimana Lucky Eliezer, nk'abandi umuyobozi wungirije w'umuryango ACOL ushinzwe gusigasira guteza imbere umuco ndetse n'ibindi bikorwa bishingiye ku muco n'ubukerarugendo hano muri Nyanza. Yes, arakoze cyane, ngira ngo ni umuyobozi wungirije uhagarariye ACOL. Ubwo hagati aho tufite na president. Reka nawe tumwakire ku Cyatwa TV, nawe atuganirira twibwire uwo ari we, then no dutangire twinjire mu ngamba neza. Yes, nawe turakwakiriye ku Cyatwa TV, watangira twibwira ndetse ukanatubwira umuryango uhagarariye n'uwuhe. Yes, umwanya no wawe. Murakoze, nitwa Musinga Joe. Ndi umuyobozi mukuru w'umuryango wa ACOL, Authentic Cultural Organization of Rwanda. Umuryango ugamije guteza imbere, gusigasira no kumenyekanisha umuco nyarwanda ndetse n'umurage. Twatangiriye Nyanza mu karere ka Nyanza. Yes. Tutaratangira ikiganiro bakunze Cyatwa TV, atangira twibwira numvamo izina Musinga. Izina Musinga no mu karere ka Nyanza, ibi bintu turabihuza gute noneho? Ntubyumva se n'umwana w'ibwa. Yes. Rero turabakiriye neza ku Cyatwa TV. Ubu aka kanya ngira ngo mu kanya nibwo twari turimo turareba uburyo mwatemberaga, mwagiye mutembera mu nzira zigiye zitandukanye. Byari ibintu byiza cyane aho mwari muri kumwe n'abana batoya, abakuru ndetse n'abasaza n'abakecuru. Ibi bintu mwabipanze gute? Ibi bintu mubitegura gute? Murakoze, iyi ni gahunda imaze igihe, nuko yari itarabasha gushyirwamo imbaraga cyane ngo abantu bayitabire, ariko iyi ni ku nshuro ya kabiri. Iyi gahunda ya Tembera Nyanza ubu tuyikoze kuri ni season 2, izajya iba buri kwezi inshuro ebyiri. Yari imaze igiteguye, ariko muri iyi minsi y'amezi 3 nibwo twatangiye kubishyiramo imbaraga ku buryo abantu babasha kumenya Nyanza ibiyigize, ni hehe umuntu yasura. Nyanza ni igicumbi cy'umuco, ese nibura twebwe nk'abantu batuye Nyanza turahazi, turasobanukiwe ibyaho ku buryo abantu bashobora kudusura tukabaha amakuru yuzuye. Ese ubukerarugendo hano muri Nyanza ni gute twabuteza imbere? Ese ni ibiki abantu bashobora gukora, bashobora kwereka abagana akarere ka Nyanza kandi bikenewe gukorwaho ubukerarugendo no kumenyekanishwa? Ni mwiyo gahunda twari turimo. Murakoze cyane, ngira ngo Musinga, ndagira nkubaze, uyu muryango wanyu ni umuryango mwiza kuko nabonye mufite n'itorero, ni ibintu mwateguye cyane. Ese ko biri mu karere ka Nyanza muteganyiriza iki n'abanyarwanda muri rusange? Mu Kinyarwanda aravuga ngo ijya kurisha hera ku rugo. Twatangiriye Nyanza mu rugo, ariko nkuko bijyaho umwana wese arakura, bizagenda byaguka bigera mu gihugu hose, dukorana n'utundi turere, ariko tubanze duhera iwacu, niho hibanze.
Ngafata. Okay, jenda utamufata video.
gezaho ibikorwa nk'ibi ngibi. Yego. nabonye mufite itorero. Hari abantu benshi baba badukurikiye ku Cyatwa TV bajya bakoresha ibirori bitandukanye, hari abakoresha ubukwe, hari abakoresha ibindi birori bigiye bitandukanye. Ese muri mu bantu umuntu ashobora kuba yatumira mukamususurutsa mu birori runaka? Yego, dufite itorero rikora ibirori bishobora kwitabira ibirori bitandukanye, ariko ntago tureba ngo kubyina gusa mu bukwe, kuko ni itorero rifite intumbero cyangwa rifite ibikorwa byagutse kurusha kuba abantu babyina mu bukwe gusa. Naho dushobora kuhagaragara, ariko ibikorwa ibyo ari byo byose bijyanye na entertainment cyangwa se n'imyidagaduro ishingiye ku muco, byose turabigira. Ndetse ikirenze ku bukwe gusa, dushobora gufata ibirori, ibikorwa byose bibera mu birori bifitanye isano n'umuco, dushobora kubikora kandi tukabikora neza cyane. Musinga, ngira ngo hari icyo muteganyiriza urubyiruko muri rusange mu karere ka Nyanza. Ngira ngo nanakubaze n'ikibazo kigira giti, nabonye mufite itorero ni ryiza cyane. Ese kuba kwifatanya namwe bisaba iki? Mwamukiro kwita ko hari umuntu waba wifuza kuba yakwifatanya namwe, birashoboka cyangwa wenda mwarahagaritse niba ari gusa? Kimwe mu bintu tugira ni uguteza imbere umuco wacu, n'iryo shingiro. Ntago uyu munsi twavuga ngo twakwimira abantu ngo ntibazi. N'ubu turacyakira, uretse no kubyina twiga n'izindi ndangagaciro, ahubwo twanabasaba benshi abadukurikira, abakurikira Icyatwa TV b'abajene bari muri kano karere, guys, muze tubigisha umuco, imbyino gakondo ndetse n'indangagaciro za Kinyarwanda. Mu byandi magambo ntago tuvuga ngo twahagaritse, ahubwo dukeneye benshi kugira ngo tubatoze tubigishe.